Dore abantu b'ibyamamare mu Rwanda basobanura filime bigaruriye imitima ya benshi. Twumve story bagiye basobanura, wowe uratubwira umuntu wumvisha ubusobanuro bwe buri mu inyigisho. Tumenye ngo ese ninde ukwiriye umwanya wa mbere mu gasobanuye. Kaduhere kuri Rocky. Ntuzajye uvuga imipangu yawe y'ahazaza ufite cyangwa se ibintu uri gupanga kuzakora, kuko ntago ari buri muntu uri kubwira ibyo bintu ubu kwifuriza ko wabigeraho. Ibyo nakoraga ibi ariko ndashaka kubivugurura none ngashyiramo ibi, uzaba ureba ukuntu umwaka utaha nzaba ameze, ugasanga mbega imipangu yawe yose uri gutegura wirirwa uyibwira abantu. Ati abantu uhora ubwira iyo mipangu yawe y'ibyo wenda gukora cyangwa se gahunda y'iterambere yawe kuri panga ko yagendamo, ntago ari ko bakwifuriza. Abantu muri isi bubaha amafaranga, not the person. Ntago ubaha wenyine amafaranga, nuko abantu bagukunda ngo barakwishimira cyane kuko ufite amafaranga, baba bishimira ya mafaranga yawe, ntago rero baba bakunze. 3. Icya gatatu, the person you love the most umuntu ukunda cyane muri iyi si can hurt you the most. niwe ukubabaza kurusha abandi muri iyi si. 4. Icya kane, when you're happy you enjoy the music, iyo wishimye uryoherwa no kumva indirimbo n'umuziki, but when you're sad you ariko iyo wabaye ufite agahinda understand the lyrics. nibwo wumva amagambo y'indirimbo neza icyo avuga. Buriya umugabo ashobora kugira gutya agakora amakosa pe, aha na hari agakosa pe, ariko byibura akagerageza kukubera umugabo mwiza. Uwo mugabo uzamukunde ndetse uzamugumane, uzishimira uwo mugabo ufite, kubera ko uwo mugabo kumubona ni ibintu bigoye, ntago aboneka buri hamwe. Nimba ari umugabo ujya yegera umugore wawe, uwo mugabo ntago ari we kibazo, ahubwo umugore wawe nicyo kibazo. The fact that another man feels so welcomed. Buriya kugira ngo umugabo agera atangira kumva ko abasore bameze nkatwe bafite ubwenge, babyuka bakiyuhagira, bakambara neza, bakaberwa, dusigaye hake, dusigaye turi